We lived in an underground place or cave. A cave, an underground cave. We thank God that God saw us in an underground cave. And now He saw us above the cave. One of them said, when something is going to boil, it first becomes hot. Those who know Innocent way back before he became a pastor, he was a humble man. He was a calm man, and he had a few words. But when he stands here, he speaks so much. Because the word tells us that I put my words in your mouth. Whatever I shall command you, you shall tell them. I thank the Almighty who gave him words. And he speaks the word of God. I thank God for Pastor Innocent Kamuye. He has come and let him enter into the bishophood. And the one who has enabled us will also enable you. I'm going to receive the bishops that we are with so that they can help me in this ritual. God said that among the 70 who are chosen, I'm going to get a little bit of the portion of your spirit and give it to them. The first big responsibility that God is going to give you is to protect the anointing that is upon that man. Because you shan't be ordained in any other way. God is just going to get a little bit of the spirit that he was given. Just a portion. He's going to get a small part. And he's going to ordain you using that small part. Just as you secure your pastor, that is how you secure your own self. Praise the name of God. Pastor Bishop, I'm going to request the pastor, the bishop who's going to be ordained. You're going to stand on your feet and come forward. With your wife. Before the whole congregation, there is a vow that you're going to read. Are you ready to enter this responsibility after listening to the word? adusomere indahiro agiye kurahira yinjira mu office agiye kujyamo. He's going to read this vow as he's entering into the office. He's going to enter. Jega kama inosa imbere y'Imana Data Umwana n'Umwuka Wera. Ndi imbere y'abahamya benshi ndahiriye ko niyeguriye Imana ubuzima bwanjye bwose. Inshingano nshya nkawe za bishop. Nzakorera Imana mu gihe gikwiriye
no mu gihe kidakwiriye, ngendeye ku ijambo ryayo niyerekwa Imana yampaye. Nzabyara amatorero mashya, nzakomeza ayavutse, nzita ku bashumba nzaba nohereje kuyobora, kandi nzababanira neza. Nzaharanira iterambere ry'abakristu mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Sinzaharanira inyungu zanjye bwite, ahubwo nzaharanira guteza umurimo w'Imana imbere. Nzaharanira kubaka umurimo w'Imana aho ubutumwa bwiza butaragera mu Rwanda n'ahandi ku isi hose. Ngendeye ku mategeko y'igihugu n'amahame y'itorero. Imana ibimfashemo, bikoreye Kigali tariki 17 z'ukwa munani 2019. Tubonye ubwami bw'Imana bubonye intwari. The kingdom of God has gotten a hero. Ijuru rifite ibyiringiro. The heavens have hope. Igihugu gifite ibyiringiro. The nation has hope. Abamarayika baranezerewe. The angels are glad. Yesu nawe aranezerewe. Jesus is glad. Data aranezerewe. Our Father is pleased. Icyubahiro cy'Imana kiri hano. The glory of God is here. Kugira ngo bazane amavuta mu ihembe. They should bring a horn of oil. Mama uhagaze nyuma ye gutyo, with his wife standing behind him. Abaramya reka dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana yacu, waduhamagaye kubw'ubuntu bwawe, waduhamagaje neza n'urukundo byawe. Ntabwo twari dukwiriye, ariko kubw'ubushake bwawe waraduhamagaye, uradutoranya, udutoraniriza umurimo ukomeye cyane, umurimo w'icyubahiro. Ntiwawuhereza abamarayika ngo bawukore, utoranya twebwe abantu bagiriye ubuntu, urawuduhereza nawe. Tuwukora duhinda umushyitsi, tuwukora tukwishingikirijeho, tuwukora Mwami Imana yacu tutabikuye ku bwenge bwacu. Uyu mwanya ndasenze ukingura ijuru ryawe, wimike umugaragu wawe, wimike intumwa yawe Mana, wimike umwungeri w'abungeri. Ijuru nirikinguke mu izina rya Yesu. Mana igira neza, Mana ishobora byose. Rimasaka abakunza amashaka ya Mwuka wera, ibi turakora just symbols, my Father. Mwuka wera ngwino uhamye umurimo ugiye gukorwa. Reka abamarayika buzura aha, reka ingabo zo mu ijuru zihagaze zose, ingabo zo mu isi zihagaze zose, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka sabe Bishop ujye usenge nawe, kuko ijambo ryawe ari ukuri, kandi kuko uhamagara ugahamagara neza. Ntureba nk'abantu, ntiwibwira nk'abo. Uyu munsi umunsi udasanzwe ku buzima umugaragu wawe Innocent, turamusabiye, turamusengeye imbaraga zishobora byose zimushoboze. Mavuta asutsweho aba amavuta adasanzwe, uruhanga rwe ntirugahangarwe n'imbaraga izo arizo zose. Agenda atsinda isi n'umubiri n'umubiri, tsinda ubutware bwose bw'umwanzi, bamurure benshi ko abayoboke ba Kristo, kandi repita ya zomando takirimo yegenete ya zaratelevo rayinikiderezereve batetevo ya harabayanikemora yazanagirenekia baragaza buri ubutware bwaboneke ku buzima bwe.
kuva uyu munsi uruhanga duhuri ruhangara imbaraga n'ubutware bw'umwanzi, kandi aya mavuta asutsweho ubushobozi byose. Ibikomeye ijya byoroshye mu maso ye, ahatari inzira uhashira inzira. Ibikomeye ijya ubihindura byoroshye. Isezerano ryawe rikomeze ku buzima bwe. Aya mavuta asutsweho abushoboze muri byose, kandi uyu murimo wamuhaye wamugabiye awuhagaramo nk'inkingi rwose. Abinyenyeri y'urusengero mahanga namugana ahumurizwe, bahafi nakora niwumva ijwi rye. Arabinitanakia y'abanyamiyoboro bishime, abarushye baruhuke, kuko muri we ari muhagaze neza burundu, kandi wabuboneke nk'Imana kuva mu iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Data ndakwereka aya mavuta yazanye imbere yawe yeze, uyaha umugisha igihe tuyasuka ku mutwe w'umugaragu wawe, amere nka yayandi yasutswe ku mutwe wa Aroni, amere nka yayandi mwami usumba abantu, amanuka n'ububasha bw'umwuka n'ubutware bw'umwuka, maze icyubahiro kibi cyawe kuri we igihe ahetse isanduku mwami ku bw'Abisirayeli bose. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ngusutseho aya mavuta, akwinjiza mu ofisi ya Bishop. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ibitegetse birasohora, ubuze rimwe twumva kenshi. Wowe uhamagara aboroheje, ukabashoboza, ukabakomeza. Ahudi Bishop Innocent yishigikirije muri uyu muhamagaro. Ntabwo ari umuryango we, ntabwo ari abakomeye, ntabwo ari amategeko. Twisunze umugabo ukomeye, niwe wamuhamagaye mwami. Ijwi ryawe niryo yumvise, niryo yakurikiye. Amavuta yawe niyo azamurinda muri ubuzima, niyo azamurwanirira, niyo azamuha abakunzi, niyo azarwanya abanzi. Ndagushima kuko uri Imana isiga. Data wigaragaze mu buzima bwa buri munsi, reka atangiye none abudasanzwe. Nibutse ijambo ryawe rivuga ngo Yosuwa mwene Nuni ngo yagira umwuka w'ubwenge, ngo kubera ikiganza Mose yamurambitseho. Ibi ni ibiganza by'abera. Ku mugaragu wawe umwuka w'ubwenge, umwuka wo gusobanukirwa. Ijambo ryawe riravuga ngo Abisirayeli baramwumvira. Reka mwami abazamwumva bose bazamwumvire, abuzamutuma bazamwumvire, abazanyura bazamwumvire, ibyo azategeka bizamwumvire, ubuhanuzi bwe buzasohore ku manywa na nijoro, ibyo azahanurira bizagira ubuzima. Uno munsi mwami tumushyize mu butware bwa Ezekiyeli bwo guhanurira amagufwa yumye akongera akabaho. Ndagushima Mana yanjye, umugisha wa Aburahamu, umugisha wa Isaka, umugisha wa Yakobo, umugisha mugari tubonera muri Yesu, ubane nawe muri ubu buzima bushatanye. Ndagushima. Urambura ibiganza byanyu hejuru mu kirere. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo,
uyu ni umuhango ukomeye waduhaye mu izina rya Yesu. Nanjye nongeye ku bindi mu izina ryawe Kristo. Reka Mwuka Wera mugaragareho cyane, mugaragareho cyane. Uhereye nawe wijije mu butware n'ubushobozi bwo gukora umushumba w'abashumba. Uzateshe, uzahana, uzacahe, uzayobore. uyu ni umugozi. This is a rope. uyu munsi yinjiye Starting from mu today, mugozi w'umwami. he's entered. abaye uw'umwami w'iteka ryose. He is bound by the king forever. ni igishura cy'umutambyi. uyu ni umwambaro w'abera. muzakurebera kure azakora kuri uwera w'Imana. See that you're holy. He's given the authority to ordain other pastors no kubayobora, and also lead them no kubacyaha, and also rebuke them no kubahugura. and also train them. Mu kanya aratangiriraho inshingano ye. He's immediately going to start his responsibility. Amen. andemera tugahuza ibiganza tugakomera Imana. Bishop Innocent ugiye kutuyobora mu muhango ukurikira. Bishop Innocent is going to lead us in the next ritual. amavuta ye Upon his own anointing, amavuta akira abandi benshi. there is an anointing that is going to be used to be ordain others. tugiye kwimika igishiro bigera kuri 4. We're going to anoint 4 levels of people, 4 categories: abashumba, Pastors. n'abadiyakoni. evangelists and also deacons. tugiye kwimika nyirabyo Judith. We're going to anoint Judith. Mwana wa Revera Pastor. She's going to be Reverend Pastor. Ndaza gusaba kugira ngo indahiro watuzaniye indahiro
Let me request them to bring the vows. reka yihute yihangana arahire kuko turashaka umuntu twihutisha gahunda. Let's have vow. Njyewe Nyirabirori Judith ndahira imbere y'Imana Data imbere y'itorero rya Kristo n'abahamya benshi ko nemeye umuhamagaro w'ubushumba w'itorero rya Hope in Jesus Ministries. Nzakora uyu murimo mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye, ntuze cyangwa nkenye. Nzigisha Bibiliya, ijambo ry'Imana uko riri, ntanyuze ku ruhande ngo nihimbire ibyanjye bidahura n'ibyanditswe. Nzubaha itorero n'amahame yaryo, kandi nzaryubahisha aho rizanyohereza hose. Nzubaha ubuyobozi bw'itorero n'umushumba mukuru waryo. Niteguye kubabera igisubizo, sinzaba isoko y'ibibazo, ahubwo nzabirwanya uko nshoboye. Niteguye kumvira no kugendera mu iyerekwa ry'itorero Hope in Jesus Ministries nk'uko Imana yarihaye umushumba mukuru. Ibi nibitatira nzabihanirwe n'itorero, n'Imana izabimbaze. Nimbikora neza nzabihemberwa n'Umwami Yesu. Ibi birahiriye imbere y'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, n'imbere y'umushumba wanjye mukuru Bishop Gakamuye Innocent, n'imbere y'abakozi b'Imana kandi n'abera bose bari hano. Imana izabifashemo. Amen. Amen. Mana tugushimiye kubw'uyu munsi Yesu. Tugushimiye imirimo ukoreye Hope in Jesus Ministry. Uhagukije abakozi badasanzwe ku rwego rwo hejuru. Tugushimiye kubw'uyu muhango w'icyubahiro tugiye gusukaho amavuta umukozi wawe Nyirabirori Judith. Uyu munsi utwemerere aya mavuta ahindure buri kintu cyose cyo mu isi y'ibifatika n'ibidafatika, kugira ngo yinjire muri dimensiyo y'ubwami, ahari ubwami bwawe, ahari icyubahiro cyawe, ajya ategeka ikintu cyose cyo mu isi y'umwuka ndetse no mu isi y'umubiri. Ibyo byose byumvira ijambo ryawe Mwami, yumvira aya mavuta tugiye kumusukaho. Reka amavuta yo guhangamana no gutegeka buri kintu cyose. Aka kanya turamusengeye, aya mavuta ahindura ubuzima bwe, ahindure imitekerereze ihinduka y'ubumana. Aya mavuta amugeze ku rwego isi yumvira aya mavuta, igihugu azaza agiramo cyose kiye cyumvira aya mavuta. Ubwami bwose bujye bwumvira amavuta, kuko ari amavuta aturutse kuri wowe. Aya mavuta amuhuza n'ibye byose wagambiriye, kuko kumvira umuhamagaro, akumvira ijwi ryawe, akaba amaramarije kugukorera ku mugaragaro. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Amavuta yo kwigisha ubwami bwayo, amavuta akwicazaho imiryango kuko ari ukoze umurimo. Urakoze kuko umusutse amavuta imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abera, imbere y'imiryango, imbere y'abasaza, imbere y'ababyeyi, imbere y'itorero, imbere y'inshuti, imbere y'aho wese. Urakoze Yesu. Amen. Amashyi
menshi haleluya akwiriye ambara umwitero ambara ububasha ambara ubushobozi ambara icyo gishura ambara ubwiza ambara amavuta haleluya haleluya ukomishoboye kose haleluya kenyera umukandara kenyera izo mbaraga ubwo n'ububasha uhawe n'itorero habwa izo mbaraga uzakenyerana imbaraga ku manywa nijoro igihe gikwiriye igihe kidakwiriye uzakora umurimo w'Imana umusirikare wa Kristo uri ku rugamba. Haleluya. Amashini pundu n'ibya Yesu. This is a certificate that shows she's a pastor in Hope in Jesus. She's a reverend pastor. Because of this garment of priesthood, we're going to give her the weapons of the Spirit. That is the word of God. And the hymn book. Upon her calling of serving and worshiping God. yewe Nkusi Kanyarukiko François reka rero aragenda asoma subira mu mwese. Ndahiriye imbere y'Imana Data n'imbere y'itorero rya Kristo n'abahamya benshi ko nemeye umuhamagaro w'ubushumba mu itorero rya Hope in Jesus Ministries. Nzakora uyu murimo mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye, ntunze cyangwa nkenye. Nzigisha Bibiliya ijambo ry'Imana uko riri, ntanyuze ku ruhande ngo nihimbire ibyanjye bidahura n'ibyanditswe. Nzubaha itorero n'amahame yaryo kandi nzaryubahisha aho rizanyohereza hose. Nzubaha ubuyobozi bw'itorero n'umushumba mukuru waryo. Niteguye kubabera igisubizo. Sinzaba isoko ry'ibibazo, ahubwo nzabirwanya uko nshoboye. Niteguye kumvira no kugendera mu iyerekwa ry'itorero Hope in Jesus Ministries nk'uko Imana yarihaye umushumba mukuru.
ibi nimbitatira nzabihanirwa n'itorero n'Imana izabimbaze, nimbikora neza nzabihemberwa n'Umwami Yesu. Ibi mbirahiriye imbere y'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, n'imbere y'umushumba wanjye mukuru Bishop Gakamuye Innocent, n'imbere y'abakozi b'Imana kandi n'abera bose bari hano. Imana izabimfashemo. Amen. Shime Mwami Yesu, mugaragu wawe Kageneza Damian tumusutseho amavuta y'abami n'abatambyi, guhangamura ibyananiranye, gusenya no kubaka no gutera imbuto. Uyu munsi reka ishuri rimushyigikire muri iki gikorwa, kuko ariwe wabigambiriye kera kazaba umutambyi. Uyu munsi urabishoboje nk'Imana, ubihamishe ku mugaragaro imbere y'abera, imbere y'abatambyi, imbere y'imiryango, imbere y'umuryango we, imbere y'inshuti. Urakoze kuko usohoje umugambi wawe. Imbaraga zihangamura, imbaraga zisenya, imbaraga zishyiraho, urakoze kuko ubikoze. Umukozi wawe Yosefu Mukantagara wari warabigambiriye kera, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aya mavuta tangira mushoze mu mbaraga n'ubutware bwo gusenya imbaraga z'umwanzi. Aya mavuta amwishize mu kirere cy'umwami, aya mavuta amwishize guhagarara mu isi bifatika n'ibidafatika. Irahoza Francine urakoze kuhasha imbaraga n'amavuta zo kunesha, zo guhagarara, zo gutegeka. Aya mavuta y'intwari, aya mavuta y'ubushobozi, aya mavuta y'imbaraga, aya mavuta tangirananize imbaraga zose zagendaga ku buzima bwe. Aya mavuta usengereza cyane.